Hari kode ziba muri telefone yawe ushobora kuba utaruzi gukoresha. Reka turebe kode ya mbere, akanyenyeri urwego 06 urwego. Iyi ni kode izwi nka MI, International Mobile Equipment Identity, igufasha kumenya imibare iranga telefone yawe ukazayifashisha igihe wayibwe. Ushobora no kujya ku rubuga rwa murandasi internet rwa sosiyete iguha umurongo ukoresha, ugasaba ko bawufunga kugira ngo uwayibye atabasha kuyikoresha, ariko bagusaba iyo MI code. Kode ya kabiri, akanyenyeri urwego 4636 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Ni kode iguha uburyo bwo kubona uko telefone yawe ikoresha ibintu bitandukanye birimo wifi ituma ubona imirongo ya internet iri hafi yawe. Ushobora kubona amakuru arebana kureba uko ubuzima bwa batiri yawe ihagaze n'uko telefone yawe ikora muri rusange, ibyo bita Central Processing Unit. Iyo kode kandi ni ingenzi cyane no ku bantu bakoresha telefone za kera kuko ifungura uburyo bw'ibanga buguha amakuru arebana na telefone secret mini. Kode ya gatatu, akanyenyeri 33 akanyenyeri urwego. Iyi kode ikorana na iPhone, ubwoko bwa telefone, ikaba igufasha kwirinda abantu bashobora gushaka guhamagarisha telefone yawe nta ruhushya ubahaye. Icyiza cy'iyi kode ni uko ushobora no kuyivanamo nanone ushyizemo indi kode, urwego 33 akanyenyeri pini urwego. Pini mbibutse ni umubare w'ibanga wawe. Kode ya kane, akanyenyeri urwego 30 urwego. Iyi kode ikorana na iPhone gusa. Igihe ushaka guhamagara umuntu ariko ntabone nimero yawe ya telefone, kuyivanamo nabwo urongera ugakanda iyo kode. Kode ya gatanu, akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 7780 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Iyi kode yifashishwa igihe ukeneye kuvanamo ibintu byose washyize muri telefone, ama application, wifashishije Google, ukongera ugashyiramo izo wifuza. Igihe ubona hari ama application yongereye muri telefone utifuza cyangwa utazi igihe yagiriyemo. Kode ya gatandatu, akanyenyeri 2762 akanyenyeri 3855 urwego. Iyi kode uyikoresha gusa igihe wifuza gusubiza telefone yawe uko yari imeze ikiva mu ruganda, reset, ibyo abantu bamwe bakunze kwita guformata. Ibyo nabyo ubikora uzi neza ko nta gusubira inyuma, kuko ubikora ushaka kongera gushyiramo application bundi bushya. Ibyo nabyo icyo gihe harimo ibyo ukeneye nka nimero za telefone, amafoto, indirimbo, video. Ushaka ubundi buryo ubyimurira ahandi, cyangwa se ukabanza ugakora ibyo bita backup muri Google setting. Mbere yo gukoresha kode ya kane n'iya gatanu, zirikana ko ukimara gukanda buto ya nyuma, byose ukimara gukanda iyo buto urabibura. Gukora ku kamenyetso ka nyuma kuko zitarindira ko ukanda guhamagara. Iya gatanu yo by'umwihariko ikora gusa kuri telefone zikoresha Android. Kode ya karindwi, akanyenyeri 3370 urwego. Iyi ikorana na iPhone gusa, ikaba ifungura icyo bita eFair coding, uburyo bugufasha gufata umurongo ufite imbaraga igihe uhamagara mugenzi wawe. Iyo kode ariko imara umuriro vuba muri telefone, ikaba yakuzimana, ariko ushobora no kwihutira kuyivanamo igihe ubona ko umuriro urimo gushiramo, ubundi ugakanda akanyenyeri 3370 urwego, batiri ikareka gushiramo umuriro byihuse. Kode ya munani, akanyenyeri 43 urwego. Iyi nayo ikorana na iPhone gusa, igafasha umuntu kumenya ko hari abantu barimo kumuhamagara igihe arimo kuruhuka. Yashyizemo
bwa buryo abamuhamagara bumva imeze nk'aho urimo kwitabwa undi kuri telefone. Ibi bikoreshwa cyane n'umuntu wiriwe mu kazi kenshi ananiwe cyangwa yiriwe yitaba telefone, yakira n'ubutumwa akageraho akananirwa. Ushobora guhita yitaba bibaye ngombwa, kandi igihe yumva yamaze kuruhuka ashobora kuvanamo ya kode akoresheje urwego 43 urwego. Kode ya 9 urwego 0011 urwego. Iyi kode ikora gusa na telefone za Samsung, ikaba iguha uburyo bwo guhita ugera ahakwereka ibintu byose biri muri telefone yawe, ibyo bita quick service menu. Kode ya 10 akanyenyeri 3 001 urwego 1234 urwego akanyenyeri. Iyi kode nayo ikorana na telefone za iPhone, ifasha umuntu kureba imbaraga z'umurongo sinyari akoresha. Bigenda bite rero? Reka tubirebe gato. Ujya ahanditse imibare umuntu akenera igihe uhamagara, ukandikamo iriya kode 300 urwego 1234 urwego 1, ubundi ugakanda ahagenewe kwatsa cyangwa kuzimya telefone, ukageraho ugakandaho urutoki kugeza igihe hazemo akamenyetso ko kuzimya telefone. Hanyuma ukarekura, ubundi ugakanda ahagenewe kwinjira muri iPhone yawe home, ugahita ureba mu nguni y'ibumoso ahagaragara imbaraga z'umurongo sinyari, ubona hajemo imibare ikwereka urwego sinyari yawe iriho. Iyo ufitemo mwe 140, icyo gihe sinyari yawe iba ari nke cyane. Mu gihe ihagije iba arimo mwe 40. Kuvanamo ya kode ni ukongera ukayikanda. Nyibibutse ni akanyenyeri 3001 urwego 1234 urwego akanyenyeri, hanyuma ugakanda ahagenewe kwinjira. Kode ya 11 ni akanyenyeri urwego 21 urwego. Hari igihe umuntu aba yumva ananiwe adashaka kugira telefone yitaba, cyangwa se afite ibindi ashaka gutunganya ntawe umurogoye. Nta kindi ukora rero usibye gukanda iyo kode tubonye. Hanyuma ku bafite iPhone igahita ishyira uburyo bita voicemail, cyangwa se uburyo bwo kohereza abaguhamagaye aho bashobora kukubwira icyo bifuza, ukaza kubyumva uhugutse. Kuvanamo iyo kode ni ukongera ukayandikamo. Naho ku bafite iPhone iriya kode akanyenyeri urwego 21 urwego nta kindi ikora usibye kumvisha abaguhamagaye ko utabashije kuboneka, hanyuma kuyivanamo ni ugukanda urwego 002 urwego, ikabivuyemo. Kode ya nyuma ariyo ya 12 ni urwego 31 urwego. Iyi kode ikorana n'ama-Android n'ama-iPhone, ariko hano mu Rwanda ntabwo ikora nka mbere bitewe na sosiyete z'itumanaho zayihagaritse. Ni kode ubusanzwe ituma ushobora guhamagara umuntu ntabone nimero yawe niyo yaba asanzwe ayifite, ikaza ari byo bita private number. Iyo kode ishobora kuba yarahagaritswe ku mpamvu z'umutekano w'abafatabuguzi, kandi koko nawe utekereje usanga bibangamye guhamagarwa n'umuntu ntabone nimero ye, usibye ko no kuri wa wundi uguhamagaye bishobora kumuviramo kutitabwa, kandi nyamara yaguhamagaye agukeneye. Icyitonderwa, hari n'izindi kode nyinshi zidakora mu Rwanda kandi nyamara zifite akamaro, ariko bishobora kuba biterwa n'amasosiyete y'itumanaho ari nayo yabivanyeho kubera impamvu runaka.
tuzareba izindi kode zigiye zitandukanye mu yindi video izakurikiraho. Ntuveho udakoze subscribe.